uyu munsi tuje kuganira ku cyayi kizagufasha kurinda indwara umubiri wawe. Icyo cyayi gifite akamaro kanini umubiri wawe. Ngo turi ibyo turya nuhitamo kurya ibintu birinda umubiri wawe uzagira ubudahangarwa, ariko kandi ufite n'amahitamo yo guhitamo ibitarinda umubiri wawe. Amahitamo n'ayawe, ntago ari ukugushishikariza kunywa iki cyayi, ahubwo nje kukubwira ubwiza bw'icyo cyayi. Noneho numara kumva ubwiza bwacyo, urafata amahitamo nimba uzajya ugikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ariko ndakubwiza ukuri ko abantu 99% bakoresha icyo cyayi mu buzima bwabo bwa buri munsi, umubiri wabo ugira rwose ubudahangarwa budasanzwe. Hari indwara zimwe na zimwe umubiri wabo urinda, harimo nka kanseri n'izindi ndwara nyinshi uri bwumve muri iyi video. Ngiye kukubwira rero ibintu 10 green tea cyangwa se thé vert mu rurimi rw'igifaransa yagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi mu gihe uyikoresha. Ikintu cya mbere, niba uri mu rugendo rwo kugabanya ibiro cyangwa se ushaka kugabanya ibiro, iyi green tea izagufasha, kuko izagufasha gutwika ibinure byihuse cyane. Gutwika ibinure bizagenda vuba mu gihe uyikoresha. Bikaba byiza kuyikoresha mu masaha utari kurya cyane, muri ya masaha nimba wiyiriza ubusa, amasaha wiyirijemo ubusa. Niba yenda ujya wiyiriza ubusa ukagera kuri ya masaha 36 tumenyereye kuri Adwire channel, icyo gihe green tea cyangwa se thé vert wajya ubikoresha nta kibazo, bizagufasha kwihutisha gutwika ibinure. Ikindi cya kabiri kandi nacyo gihebuje, nuko iyo green tea izagufasha gusohora imyanda mu mubiri wawe. Mu mubiri wacu rero tuba dufitemo imyanda, uduserire dutoya twapfuye, kandi utwo duserire tuba dukeneye gusohoka kugira ngo umubiri ukore neza. Iyo tudasohotse ni ikibazo, kuko ushobora kugira indwara zimwe na zimwe, harimo nka kanseri mu gihe twabaye twinshi ntidusohoke. Rero iyo green tea izagufasha utwo duserire dutoya twapfuye dusohoke. Impamvu izagufasha nuko harimo antioxidant nyinshi, izafasha umubiri kwirukana bye muri puberi, tugasohoka ubundi ukamererwa neza mu mubiri wawe. Icya gatatu nacyo kirahebuje, nako ntago ari icya gatatu gusa, kuko ibintu 10 byose ni ibintu bihebuje iyi green tea izagufasha. Icya gatatu rero nuko iyo green tea irinda ubwonko bwawe rwose, ukaruhuka neza, ubwonko bukaruhuka, ndetse bikaba byakuviramo kutagira indwara za zindi nk'ubungubu zadutse z'ubwonko. Ntuzigire umunaniro ukabije w'ubwonko, ntuwugire kubera byonyine kunywa green tea. Urumva ko icyo cyayi ni ngombwa kugishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi cya kane rero, nuko rwose iki cyayi kirinda kurwara kanseri. Ngo kigufasha niba ugikoresha gusohora ya maserire yapfuye, nk'uko nabivuze ruguru, ashobora kuzajya yagutera kanseri. Rwose nshuti yanjye, hari uduserere mu mubiri umuntu aba afite twapfuye, aba akeneye kudusohora. Rero mu kudusohora, ibanga ni green tea nuyishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi, izagufasha tugende dusohoka gahoro. Icya gatanu nacyo gitangaje, nuko iyi green tea izafasha isukari yo mu maraso yawe gukora neza. Umusemburo uringaniza isukari mu mubiri, iyo umaze kugera ku rwego rwo hejuru, insulin imaze kugera ku rwego rwo hejuru, igenda igera hejuru, igeraho rwose uwo musemburo ugahagarara gukora. Iyo uhagaze gukora ni bibi cyane, kuko icyo gihe rwose uba ugeze kuri ya diyabete imwe yo ku rwego rubi iyo uhagaze burundu. Rero mu kwirinda ko udahagarara cyangwa se ushyira ku murongo, mu kwirinda kuzagira ibyago bya diyabete mu bwoko bwa kabiri cyangwa se no mu ya mbere, iyi green tea iragufasha isukari yawe ikajya ku murongo. N'abantu bafite ikibazo cya diyabete, iyi green tea kuyikoresha bakayikoresha neza ni byiza rwose, kuko
bafasha. Urumva ko ni akamaro rwose kari ku rwego rwo hejuru kugira ngo iki cyayi kibe cyagufasha kwirinda iyo ndwara ya diyabete. Ariko nanone ntabwo ari icyayi gusa uzafata, uzarya n'indyo nziza yuzuye. Ikindi rero cya gatandatu ni uko kizatuma iki cyayi usa neza. Nta mugore cyangwa se umugabo utifuza kugira uruhu rwiza, utifuza rwose kubona asa neza. Iki cyayi rero nugishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi kizagufasha gusa neza, ugire uruhu rwiza mu maso, ko kizagenda gikamure ya myanda, ya mavuta ari ku ruhu rwawe, rwose ugende use neza. Ikindi rero cya karindwi ni uko kizagufasha rwose kugabanya stress nyinshi mu mubiri wawe, kubera ko kibamo L-theanine, ikaba ari intungamubiri ifasha nanone ubwonko kuruhuka, bukagabanya stress, ikavamo ukagabanya kwibagirwa kwa kundi kwa buri kanya. Iki cyayi kizagufasha ugubwe neza, stress igabanuke, imisemburo yawe rwose ya yindi ya stress ntigende ngo izamuke hoya, usange nta stress ufite. Akamaro ni kenshi, kuko ngeze ku kamaro ka 8 nuko iki cyayi kizagufasha kwirinda indwara z'umutima. Urumva ko rero icyo cyayi ni ngombwa kukinywa nimba ushaka kwirinda, amahitamo n'ayawe. Akandi kamaro ka 9 nuko iki cyayi kizagufasha rwose kwirinda kunuka mu kanwa. Rwose hari igihe umuntu aba anuka mu kanwa abizi cyangwa se atanabizi, bitewe n'indwara zo mu kanwa cyangwa se kutoza amenyo. Ariko niba ufata iki cyayi kizagufasha, ariko uzagifata nanone ukurikiraho no koza amenyo neza, ubundi hehe n'impumuro mbi mu kanwa, wa mufuko mu kanwa hoya. Iki cyayi kizagufasha kugira impumuro nziza mu kanwa. Ariko nanone nimba ufite ikibazo cy'amenyo, urwaye amenyo cyangwa se ibibazo byo mu kanwa, ntabwo iki cyayi ari wo muti uzahita ufata kizagufasha kwirinda, ahubwo ubanze ujye kwa muganga wivuze ayo menyo. Numara kwivuza ayo menyo akize, icyayi urahita uza ugishyire mu buzima bwawe bwa buri munsi mu buryo bwo kwirinda. Ikindi rero, undi mumaro wa 10 nuko iki cyayi kirabyimbura. Rwose iki cyayi kifitemo ubushobozi bwo kubasha kubyimbura. Hari igihe umuntu aba abyimbye ahantu atabizi. Hari umuntu umaze kugira ngo byarubaga impande, atangiye kubyimba amaguru, cyane cyane amaguru akagenda abyimba atarabisanganywe, cyane n'ahantu umuntu aba atazi. Iki cyayi kizagufasha kukubyimbura, ujye ugishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rero nuko icyo cyayi kizagufasha umubiri wawe kugubwa neza, by'umwihariko niba uri umuntu uri kugikoresha kugira ngo ubashe kunanuka, ukaba ukurikira amadayati yo kuri Aduhire Channel agufasha kunanuka, ujye ugikoresha mu gihe wiyirije ubusa. Kizagufasha nimba uri kuri ya masaha 36 amwe dukoresha nka discipline hano kuri Aduhire Channel. Muri aya masaha 36 icyo cyayi wemerewe kukinywa, kuko kizihutisha gusohora ibinure vuba vuba, bigende muri puberi, ubundi urebe ngo uramererwa neza. Urambwira nimba icyo cyayi wari usanzwe ugifite mu kabati kawe, ariko nagushishikariza kujya ugikoresha, kuko kizagufasha. Abantu bafite ikibazo cya diabete, iki cyayi ni cyiza bajye bagikoresha, kizabafasha. Ubundi ndagushimiye kuba wanyizeye ugafata igihe cyawe ugakurikirana iyi video kuri Aduhire Channel. Ushyireho like nimba wayikunze, kandi nimba utarakora na subscribe ntiwibagirwe gukora subscribe, kandi unasharinge cyangwa se upartage undi muntu wese rwose agire icyo cyayi mu kabati ke, ajye akinywa buri munsi. Bye bye.